Ejo bundi nari ndi kubabwira uburyo Double G Bulldog akunda gufasha aba artiste mubwira no kuri gahunda ya Ish Kevin y'uburyo yafashije Holix, ariko yamubwira ikindi kintu kimwe gitangaje byatari gishobora gutuma abantu badakunda gufata Meddy badakunda guhereza credit zose Meddy akwiye. Buriya Meddy yabaye umuhanzi mwiza ariko udakunda gufasha impano shyashya. Urebye na collabo yagiye akorera hano mu Rwanda n'inyeya byatari n'abanzi bo mu Rwanda, ariko bitandukanye na ba Ben ndetse na ba Bruce iyo ubonye Kenisoro bavuga ati ni Talaye, iyo ubonye Juno Kizigenza bavuga ngo ni Talaye, ni Tara nyine yakize kuri Spotlight, ariko iyo ubonye umuntu bita Shafi uhita uvuga ko ari Tara ya The Ben. Murabyuka ko n'indirimbo Akabanga, indirimbo ya mbere Shafi yakize hanze, umuntu bita Ben buriya niwe yari kuri channel ya YouTube ya Ben. Rero wareba ugasanga Meddy nyine nta mu artiste n'umwe yigeze afasha ngo ubone nyine amuvanye from the scratch, nyine aramufasha mugize we amusapotinga. Rero ibyo bintu nyine bigira ingaruka kuri kariyeri y'umuhanzi uwo ari we wese, kubera ko credits nyine zigenda zigabanuka byataye. Nawe ba Wizkid impamvu nyine tuvuga ngo ni abantu badanje no kuba barafashe batemuzo bakabagira ibitangaza, bagafata ba BNXN bakamugira igitangaza, Davido Mayolkane nago no doubt, cyangwa ba Peruz urabizi ko nyine ni Davido warabagize ibitangaza. Ariko wagira hano mu Rwanda ugasanga umuntu bita Meddy yego yabaye umuhanzi mwiza ku giti cye, nta n'umuntu bibishidikanyaho, statistique rwose ni umuhanzi mwiza, ariko iyo ugiye kureba ku isoko uko abantu yafashije nde yamuvanye from the scratch amugira igitangaza uramubura. Kuri Meddy uramubura. Ariko rero ntekereza ko nyine bigira ingaruka kuri buri artiste wese, kuko street ntago bakuri organizinga nk'umuntu wa danje cyane. Niyo waba ufite imibare myinshi uri umuhanzi ku giti cyawe, ariko kuri industry kugira ngo uzayifashe cyangwa bazakuri organizinga bigerwa ku mashyi.